bakunzi ba Maminyoni Official na Magic History TV. Turongeye rero tugarutse n'ababyeyi beza mureba bari imbere yacu. Aba batumirwa ndaje mbere yuko mbagarukaho gatoya, reka mbanze mbashimire. Ibiganiro bagiye badubushize mwarabikurikiye, mwarabirebye, mwaduhaye ibitekerezo byanyu ndetse mwarabakunze cyane. Niyo mpamvu twongeye kubahuriza hamwe. Hanyuma rero reka mbasabe umuntu utarakora subscribe akore subscribe, utarakora like, utarakora share abikore kugira ngo why not utazamura Maminyoni Official, utazamura Magic History TV kugira ngo dukomeze kugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Mwababyeyi mwe rero ntabwo ndi butinde, ngaho ni musuza abakurikiye Magic History TV na Maminyoni Official. Turashoboze mwese. Yego. Aha, ndabashimiye rero uyu munsi ngo mufite ibyishimo kubera igikorwa u Rwanda rufite imbere aha ngaha mu kwezi kuturimwo ku matariki 14 na 15, ariko cyane cyane by'umwihariko abantu bari mu Rwanda ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2024, ngo bitewe n'igikorwa gihari, ngo bitumye ibyo bintu mugira amavamutima ikintu mushaka kuvuga. Urumva? None se ngaho nimumbwire rero. Ariko mbere gatoya impamvu bibatera nangira bintera, hari igihe mbona abantu batanyurwa kugira ngo mu byumve n'abadukurikiye nabo babashe kumva neza aho dushaka kwinjira. Hari abantu batanyurwa, ntibabone ibyo u Rwanda rwagezeho, ntibabona aho ubuyobozi bwiza twagize bwatugejeje naho bwadukuye, mbese bigasa nkaho wagira ngo baracyavuga yacura burindi ya hehe ya mbere ya 1994. Ibyo rero nicyo cyatumye mushaka kugira ngo mujye imbere ya kamera mugire ikintu muvuga, mushimire umusaza. Rero ndahera kuri inde ndeka mere kuri Mama Nana Devota, reka nguha akanya. Mu by'ukuri ni hari ibintu byinshi byo gushima, birahari byinshi cyane. Ariko mbere yuko nshimira, hari akaririmbo kadutse kaje nkunda cyane, gashireho nkunda cyane, niyo bakaririmba nanjye nkaririmba nishimye. Yego, ni ukuri. Mama Josephine, ako karirimbo ndagakunda, ndakamutuye, ndakagutuye. Ese kirango ikijwe bitano kirangundira kuririmba. Oya najya tugerageze. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, abo babunze amagambo byari byabananiye. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, abo babunze amagambo byari byabananiye. Nuko namwe mfite ako karimbo nakande, ako karimbo nakande umukecuru wagahimbye yivire muri VUP. Wow, urumva ko icyo nacyo kiri mu gikorwa. Ese niho kakomotse? Niho kakomotse, ngo naho abari bari mu magambo, naho ababunze amagambo byari byabananiye. Kandi koko ntacyo atakoze uriya mugabo. Urumva byarabananiye bo babunze amagambo, babunze amagambo bavuga. Ibi bintu nanjye bijya bimbabaza. Mama Nana rwose sinkubeshya na Mama Josephine, ntago mbabeshya, ibintu bijya bimbabaza. Ntibaza ukuntu umuntu ashobora kujya hari agatuka u Rwanda, agatuka abanyarwanda, agatuka abayobozi b'u Rwanda, kabeshya ibintu twebwe abanyarwanda turi mu Rwanda tutabona. Ibyo twebwe tuzi bikaba binyuranye n'ibibari mu mitwe yabo n'ibyo bavuga. Niyo mpamvu nanjye nshaka yuko uyu mwanya mbakanya mugashima mukavuga ibyagezweho. Jewe rero ahantu mpera, mbere yuko nshimira uno mugabo Paul Kagame, mbere ya jenoside nta jambo abanyarwanda benshi bari bafite, abenshi yemwe simfe n'abatutsi n'abahutu bwabo, nta jambo bari bafite. Gute? Icya mbere mpere kuri abo bahutu, niba umusoro hariho ikintu cyitwa umusoro w'amafaranga 400 w'umuntu ku muntu, ngo umusoro bitaga uw'umubiri kubera kuriho. Uwo musoro wa 400 niyo utawubonaga baragufungaga, cyangwa se ugatoroka igihugu mpaka ubonye uwo musoro. Hari abantu bateretse igihugu kubera ayo mafaranga, komine ugahunga ukajya mu yindi kubera ko wabuze umusoro. Icyo tugitambuke ndi kuvuga ku by'abahutu. Abatutsi bose nabona uburyo mbivuga, twarahejwe, turahezwa mu mashuri, turahezwa mu kazi, turahezwa mu bantu, tuba ibicibwa. Ndabyibuka jye nari umwana mutoya niga muri primaire, ibintu byatubagaho ku mashuri byari igitangaza. Bakaguhagurutsa, ndibuka jye na sinani nzi n'ubwoko bwanjye, bazaga ngo abatutsi nibahaguruke. Sinzabyibagirwa, umwarimu umwe watwigishaga yari avuga ngo abatutsi nibahaguruke, ndakomeza ndicara. Aravuga ngo abahutu nibahaguruke, ndakomeza ndicara. Yaraje nkubita urushyi rw'isa avuga ati wowe uri igiki? Ndavuga nti jyewe ndi umwega. Urumva sinanzi ko ubwoko bw'abahutu n'ubw'abatutsi buri
ngo nta mwego ubaho yego ngo ugende ubaze se ubwoko bwawe Mm. ntaha nta kindi kindi mu mutwe njye kubaza data ubwoko Mm. ariko icyo shimira uyu mubyeyi Mm. jenoside irangiye iby'amoko byagiye buheriheri jenoside yihagaritse kuko ntiyanarangiye jenoside gusa yihagaritse Mm. ahagaritse jenoside akunga abanyarwanda akunga abahutu n'abatutsi bitashobokaga ibyo bintu Icyo byari ki- gushoboka ntabwo byari gushoboka Mm. n'ubu ugenda nicara ngakitekerezaho nkatekereza sitarateji yanyuzemo bikancanga Mm. kumva umuntu akwicira abantu akabarimbagura akabamara uyu munsi mukaba muhana amazi uyu munsi mukaba mutemberanira mutahirana amakwe mwicana mu modoka cyane mwicana mu modoka ukamutumira wakoresheje ubukwe akagutumira yakoresheje ubukwe muzi neza ko hari amakimbirane mwigeze kugira Yego. ibyo byose tubikesha perezida Kagame iki nkubaza iki akandi kabazo nkubaza mama nana uyu munsi ufite ubukwe bw'umukobwa wawe yego ujya gukora invitation watekereje iz'abahutu n'iz'abatutsi reka ibyo bintu byigeze bikuza mu Bose mutwe muri rusange natumiye bose kandi tubanye neza kandi nta kibazo wigeze ntiwigeze unabitekereza cyane rwose sinigeze nanabitekerezaho ibyo bivuze ko ari umusaruro mwiza w'imiyoborere Umusaruro myiza mwiza w'imiyoborere myiza Ehe, ukomeza ku ijambo ikindi mushimira Mm, akimara guhagarika jenoside mm, yakorewe abatutsi yego ntabwo yigeze aceceka ntiyigeze atuza izo avuga ati izi mfubyi zose za jenoside abapfakazi bose ba jenoside mbashakira aho kuba abandi mbashyire mu mashuri bige Yego. bamererwe neza ntitwigeze twicwa n'inzara uretse ukibivuga gake hari inzu yaguhaye nta nzu yampaye kuki urimo ubishima impamvu mbishima ariko hari abavandimwe banjye yayihaye niyo yataba harimo abavandimwe bawe Yego. ariko ibyo abanyarwanda bakora ubwo ndi kushaka kugaruka no kuri ya magambo y'abantu bavuga kuko ngo ntacyo bo babonye ese nimba ntacyo babonye abandi ntacyo babonye ntabwo babona ibyagezweho kuko impamvu ndabizi ko iyo nzu ntayo wowe wabonye niba ntarabonye inzu nabonye ikindi kitari inzu wabonye ikindi kitari Kuko inzu ntabwo abantu nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi ahita yuzura ingobyi kandi buriya abantu bose ni ku murongo ni ku muro niba hari terebye nimero ya mbere hari nimero ya 20 Yego. niba bahaye nimero ya mbere na nimero ya kabiri na nimero ya 20 yihangana ategereze n'iki kinezi ni uko izo nimero zose zigomba Ingenzi ni uko kugerwaho izo nimero zose zigomba Wow, kugerwaho wow, wow. ntabwo abantu bahererwa ibintu baherwa ibihe rimwe hari inyangabiramaro zitajya zinyurwa babashimira mu iriro babashimira mu iriro ngo kanaka ngo baramuhaye igihe ntibampaye Yego. ni ukuri ntacyo uriya mubyeyi atakoze ngo none ngo kubw'izo mpamvu ngo ngiye gutorongera ngo ngende ngo cyangwa nzane ngo ibintu ngo bisenye abanyarwanda bisenye u Rwanda ese ko batorongera ahubwo bibagwa amahoro ntibagenda bahunze igihugu bakagaruka bakerakera ahubwo yongera basubiza ubuzima kandi baragiye bamuhunga bamutuka si we ugaruka kandi akababwira atoya nimubareke batahe gera uriya musaza naho arabyumve keretse harimo ubonye nkamukora mu ntoki nkavuga ngo warakoze mubyeyi yarakoze pe nubwo utazimukoramo abazimuzi gukoreramo bazimunkoreremo babwira ngo warakoze mubyeyi hari abazimukoreramo kuko pe ibi ni ibintu tuvuga ariko bivuye ku mutima aha nta protokole z'ubunyamakuru zirimo turi mu kiganiro cyo gushima umubyeyi ufite aho wadukuye ufite aho atugejeje ibaze nawe umuntu wagera hano Kigali uhaheruka muri 1994 ntiyahayoberwa yahayoberwa ahubwo ikintu ushaka kwibariza Marcel mbere ya jenoside wari ufite nk'imyaka ingana nari mfite imyaka 7 ariko narenze ubwenge ivunja ikintu cyitwa amavunja urakizi uzi ko uyu munsi umwana wanjye ambaza ngo mangu ivunja ni iki nyuma y'imyaka 30 jenoside ihagaritswe ivunja ni iki ko muvuga amavunja ntagaze ivunja ntabyazi mbere ya jenoside abantu bari bararwaye amavunja batambara inkweto nta kwambara inkweto tujya kwiga inkweto twazambaraga tugiye mu misa ku cyumweru kandi twari tuzifite ndabyuka iyo wambaraga inkweto baragukubitaga ku ishuri ngo urarusha mwarimu kwambara inkweto ngo waje no guteza abandi bana umutima mubi waje guteza abandi bana umutima mubi ukagenza ibirenge kandi inkweto wazizize ariko icyo mukundira yo kabyara uyu munsi ahatira abantu kwambara inkweto aravuga ati muzambare kandi akanazibaha yewe mama Josephine sinabona ibyo muvugaho pe nawe ngaho duga ku ijambo keretse umuntu udafite amaso areba keretse umuntu mbese weguse keretse umuntu udafite amaso amaso yonyine araguha ukabona imihanda ukabona ukuntu kare niyo ugiye mu cyaro hirya y'umujyi pana reka mu mujyi ho birarenze ni Burayi ni muri ariko iyo ugiye habaye muri Amerika Rwanda noneho iyo ugiye mu hirya y'umujyi mu cyaro ukabona ukuntu ku dusantere ari heza
ukabona ukuntu ahantu ari heza ukabona ukuntu hasukuye ukabona ukuntu yitaye ku bantu b'abakecuru n'abasaza badafite imbaraga yego akabahereza za VIP yego akabahereza VPD akavuga ati bariya abantu nabo ni abanyantege nke nta mbaraga bagifite kandi ubuzima burakomeje bagomba kubona ikintu kibakomeza akabaha inka kugira ngo zigumye zibaramire akabaha oya yakoze ibintu byiza cyane hari n'ingo yubatse zitwa hagerwa itwa urugo rw'iki rw'undi Jeannette Kagame yubatse zango zibamo abasaza n'abakecuru ntabwo muzizi ndazumva ariko ntabwo zo nzizi zango abakunzi bacu bitubwire no muri comment hari ingo yubakiye abantu batishoboye abacaza n'abakecuru za nyampinga za mpinga nzima cyangwa mpinga nzima zitwa za mpinga nzima urwo rugo hano mu Bugesera rurahari izo ngo zirahari hariya za Butare mu majyepfo zigiye ziri ahantu hejuru ugasanga nk'abasaza nk'ijana n'abakecuru nka senkana ndavuga ngo umuntu ngo bamujyanye mu bakecuru ego bakaba bahari bafite abakozi babagaburira babambika ninde muntu wigeze ugira amasaziro nk'ayo ngo mu Rwanda bakabakamira bakabaha amata bakaba babashyireho utuntu tw'udukino aha agaciro abantu bakuru iyo habaye ibirori yego hari tenti iba hariya y'abasaza n'abakecuru umusaza n'umukecuru n'umugore utwite n'umugore uhetse umwana bagomba kuba bafite ahantu bagomba kwicara hatekanye bakarindirwa umutekano uriya musaza ibyo bintu hari ubwo byigeze mu Rwanda yego ko Stade Amahoro mwarayibonye twarayibonye kuva bayisana sindayikandagiramo warayibonye amashusho ariko narayibonye amashusho mfite amatsiko yo kuyijyamo buriya kiriya gikorwa wakivuga iki ubwo kandi ubwo ni nyuma ya BK Arena ni nyuma ya Convention Center ni nyuma ya za Sheraton Hotel ubuzukwa tukinka aravuga ngo dore icyo gicebe cyane dore icyo gicebe cyane nta kintu twabona tukiriya ni impano y'Imana yaduhaye ubundi Imana yatwihereye Imana yatwihereye rwose mufite abana barize baragize tugiye kubyo kwiga wavuze ko abana barokotse jenoside yakorewe abatutsi bize bakagira umushinga bakagira umuryango ubarihirira wabacitse ku icumu abakomoka mu miryango y'abakoze jenoside bo ntago bagize ababarihirira babageneye imishinga myinshi hari za AAA hari Compassion hari za World Vision hari Caritas Rwanda ntago yigeze arobanura bavuga ati aba bantu bakoze jenoside abana babo bose bagiye mu mashuri bariya ngira ngo tugere tubigarukaho tubyibukiranya ibyo bigwi yuriya musaza no ku itariki 15 tuzagende tuzaho tugomba gushyira igipfunsi ahubwo hatinze kugera igikumwe cyanjye ku gipfunsi yego kabisa noneho ndagira ngo tugaruke abantu bakoze jenoside bari bahekuye u Rwanda murabyibuka ko abagiye bakagera za mu bihugu bitandukanye za Kongo Kinshasa abo byashobotse abo byakunze baragaruwe bibiri ngombwa bashyirwa mu buzima busanzwe abagomba kugira ibyo babazwa nabo bashyiraho aho bagomba kubibarizwa ariko mwibuke ikintu cyaje kubaho cyitwa imbabazi ku bantu bemeye ibyaha bakorohereza ubutabera hari ahandi ibyo bintu mubizi ahandi mbizi ubu se niba umuntu yararangije igihano yahawe akagaruka tukabana amahoro icyo perezida atakoze ni iki ntacyo atakoze hari ikintu atakoze ntacyo atakoze abazi benshi bagiye bakora ibyaha uyu munsi barabirangije ibihano bagaruka mu buzima busanzwe kandi baza bafite discipline hari n'abababariwe kandi n'ubundi akomeje gutanga imbabazi n'ubundi aduha urugero rwiza rwo gusabana imbabazi no gutanga imbabazi wenda twebwe byatunanira ariko we yarabikoze kurebana n'umutekano rero umutekano ni wose mu gihugu birangiye kandi udusagurira n'amahanga aho byananiranye za Mozambique ingabo zacu zijyayo guhosha hari umuntu wahoze ambwira tujya tuvugana muri Mozambique arambwira ati ingabo hano abantu birirwaga batoragura ibihanga by'abantu mu ntuza kubera ibyihebe bihari mu ntara ngo ya Elgado Brigado nimba ari iriya ntara ingabo z'u Rwanda zagiyemo ni ukuvuga ngo ingabo 1000 z'u Rwanda zarahageze umutekano
ngo umutekano uhita uba munangi ku buryo ngo iyo hari uri umunyarwanda bakumva ngo uri umunyarwanda barakubaha bakavuga bati mufite umuperezida kubera pike. ibaze rero aho amahanga turusha kumenya ikirezi twambaye ngo wambaye ikirezi ngo ntamenya ko kera nagaturusha natwe turabizi mu minsi ishize murabyibuka mbere gake ya 94 watumaga umwana ku isoko ukaba uzi ko ashobora kutagaruka ibyo bintu murabyibutse nawe ukagenda abashumba bakavuga cyangwa abandi bantu babagizi ba nabi bagavugira gutya bagafata inkoni bakayitambika mu nzira bakavuga ati ntuhanyura ubundi bakakuzitura bakagukubita ibyangombwa bakaba banakwica ibi bintu rwose umuntu utabibona umuntu utabyumva umuntu ushaka kuvuga ngo yongera ryanisha abanyarwanda umuntu ushaka kuvuga ngo u Rwanda ngo akazana ngo mu Rwanda ngo ubwoko ngo ntibwacitse kandi nta kintu na kimwe kigikorwa gikurikije ubwoko umva agiye ikindi kintu namukundeye mu kintu kijyanye n'ubutabera cyane mu kintu kijyanye n'ubutabera ubundi mbere waburanaga n'umuntu ukurusha amafaranga akagutsinda ngewe ubwanjye ndi umugabo wo kubihamya naburanye urubanza nduburana n'umuntu ukora muri primatire secrétaire particulier wa premier ministre uwo muntu amuhagarara imbere uri umukene ariko twaraburanye ndamutsinda kubera ubutabera mpabwa ibyanjye neza nta ruswa ibayemo icyo kintu ndakimushimira perezida Paul Kagame urumva rero ni ikibazo cy'igihe ubundi ibyo yakoze ni byinshi n'ibyo azakora bindi ni byinshi icyo rero navuga ni uko nanjye mbashimiye muri imfura ubundi aka kantu kabaje gate ku mutima hari ukuntu ushaka gushima cyangwa kuvuga ikintu ukabura uko ukivuga bakavuga bati reka nkubwire Marcel no mugabo ndamukunda uzi muri byo kwiyamamaza byonyine yazagira cya Mamenyo nawe uhituza hirya hanga uhituza agira cya asuhuza abantu ubona yishimye banumva namubwira nti wa musaza ndagukunda nkabuko bigenze yarakoze mbivuze ndi hano ndamukunda yongera bimenye ko kandi ibyo ni ikintu ikitarusange ni ikintu huriyeho n'abanyarwanda benshi niyo mpamvu rero abantu batifuriza amahoro u Rwanda bazabigeraho buriya ntabyo bazageraho Mamenyo nawe ngwino hano ujye kuri kamera azabatsinda yarukuye ku muheto Okay. Hello. Mamenyo nawe turagushuhuje. Turabitirije mwese. Nkubonye rwose usobanuka. Josephine. Baho neza. Imeze biteze. Mama nana. Komera cyane. Mumusha kuvuga ibintu by'umusaza. Umusaza niwe wari wacikamye. Ngo bimeze biteze. Turashima Imana. Hari ikintu ushimye umusaza? Ibyo dushima ni byinshi byonyine no kuba twicaye hano kuri kamera ni ibyo gushima Imana ni ibyo gushima Imana hano harimo umubyeyi unduta nako bose barananduta ariko hari byinshi bazi kera umugore ntabwo yashoboraga no kwicara ahantu abandi bari mu buki none se umuntu ashobora kwicara aho abandi bari none ubu ngubu turicara turi no kuvuga turi no guseka none mwatwise kera ntabwo byabaga muradufite yego ubwo rero ni byinshi tubushimira ubusanze ababyeyi barimo bavuga bati turamushimira byinshi umutekano ibyo yakoze ibikorwa remezo za VUP twagiye tubona ibintu byinshi umusaza yagiye abagezaho bigeze ubwo Devuta bimurenga aravuga ati yewe ni ku gipfunsi ati kuri 15 ni ku gipfunsi urumva so rero kubera ko internet ubu ngubu murabizi isigaye isakaza ibintu byinshi kandi hari abantu bigize inyangabirama batifuza ko u Rwanda rukomeza banagira n'ishyari uko babona unizi kampanye tumazemo iminsi umusaza yiyamamaza bakagira ishyari babona ukuntu abanyarwanda bishimye ukuntu bamwakirana ibyishimo ukuntu bameze neza ugasanga batukuye bagasora ibiganiro bisebya umusaza bagasora ibiganiro bisebya u Rwanda n'abanyarwanda abo ngaho turababwira iki kuri uyu munsi nababwira ngo nimuze murebe u Rwanda aho rugeze yego ejo hari abantu twahoze turiho tuganira ndangije ndababwira ngo kera Kigali yagarukiraga Sonatube kera Kigali yagarukiraga Sonatube bubaka stade i Remera abantu baravuga ngo hirya iriya mu bihuru aho bayijyanye ngo aho ngo tuzagerayo bakumva ari ahantu kure ariko ubu ngubu ni murebe Kigali iragenda ikagera Rugende ikarenga Rugende ikagera Nyagasambu Kigali irava Nyabugogo ikagenda ikagera Nyamata Kigali iragenda ikagera ku Ruyenzi ubu turi Kigali ikamonya Kigali iragenda ugasanga yageze Nyacyonga yego
ese byonyine icyo kintu ntigikwiye gushimisha. Reba umujyi ukuntu wagutse, navuze ngo wagarukiraga Sonatube. Ibaze niba umuntu ashobora kuva Sonatube, urebe urugendo ushobora gukora ukagenda ukarenga Remera, Kanombe 12, 15, ku Murindi 19, Kabuga, ugakomeza rugende ubona ari umujyi gusa. Ukoze hasi unyibutse ibuye. Uzi ko umuntu wavaga ku Gisozi kuyajya muri Nyarugenge byamusabaga resepase. Byamugusaba kuba ufite resepase kugira ngo uve Kicukiro ujye muri Kigali ngari mu Bugesera. Reka nkurogora kandi nibutse. Uzi yuko nta muntu wemererwaga kwiga ari umugore. Ariko je nize segonderi ndi umugore w'abana 5. Urabeshya. Najyanaga n'abana banje kwiga. Ubwo iki? Nize segonderi ndi umugore w'abana 5. Abana banje bagakaraba bakajya kwiga, nanjye nkaturamo uniforme nkajya kwiga. Ariko wibuke ko n'ikindi iyo wageraga ingano ugatwara indi uri ku ishuri byagendaga gute? Wabagubaye igicibwa wabaguhiye. Wabaguhiye. Uyu munsi bigenda bito yari nk'umwana ugize ibyago. Indura yigana rwose wabyara bakaguhemba umwana ukamusigira mama wawe ugasubira ku ishuri ukajya kwiga. Icyo ngicyo nacyo ndakimushemera. Nta byo guhohotera n'abantu bahohoteraga ngo umuntu ngo umwana ngo yavukiye iwabo bakamwita amazina maba mupfobya ntashaka kuvugira hano. Ubu mwana wese ni umwana. Nta mwana utemewe n'amategeko. Kandi fata umwana wese nk'uwawe. Ntabwo twabona ibyo tumushimira. Morale mufite n'umuziki dazazwe. Twabona aho tubishyira. Baba Josephine byakamye. Ubundi bo ndabitekereza. Ngiye mbanze nkubwire. Ni bisa na bya bindi umuririmbyi yaririmbye ngo inyanja zose zaba nka wimbi. Ngo ijuru rikaba impapuro. Ngo ibyatsi bakabigira uducumu tw'abanditsi. Ngo abesi bakandikaho iby'urukundo rw'Imana. Ngo ntibabimara ntibyakwirwaho. Ni nk'ibya Kagame rero. Ntabwo byakwirwaho kubyandika. Twabona aho tubikwiye. Ngaho reba amashanyarazi. Tuvuze ku mashanyarazi cyangwa tukavuga ku mazi. Sibyo ukuntu amazi yakwiriye ahantu ubundi umuntu yajyaga kuvoma akajya kuvoma kure ukagera mu rugo wananiwe utuye nka 3 rimwe akamenekera mu nzira ngo namennye ngo namennye ugasubirayo. Urumva rero ni mukomeze mukora ikiganiro mukomeze mubwire na Marcel ibyo byiza byose. Amazi ni mu rugo dore piscine ibintu byose byarakemutse. Amatara piscine ibintu byose. Ariko ubundi ubujiji bwari buhari nta muntu ukangutse mu bwonko ngo abikore. Suko imbaraga zibikora zari zibuze ariko kudasobanukirwa kutagira umutekano kutagira amahoro. Ubu Abanyarwanda twarakangutse twese dusigaye tuzi gukora. Abantu barimo barabyirwa kwihangira imirimo. Ubu buri karere kashyizwemo amashuri 2 buri murenge byibuze barimo bashaka gushyiramo amashuri 2 y'ibintu by'imyuga. Imirimo ishingiye ku myuga nyine abana bakiga imyuga ngiro. Yaba imyaka yahagararaga. Yaba imyaka yahagararaga. Nasaze tukaza ubuzima bwose. Yego. Hanyuma rero ndabashimiye nanjye burya imfura muri imfura ariko. Icyo nababwira nshimira umusaza. Ufashe ibintu byose mwavuze. Ibyo ngibyo ni vi. Ibyo ngibyo byose ndavivura. Ariko ikindi kintu nababwira nanjye nuko umusaza u Rwanda yaruhinduye paradiso. Ugera ahantu uri umunyarwanda ukumva ufite proud yo kuvuga ko uri umunyarwanda. Bahita bagaruka kuri perezida wawe bakavuga bati mufite perezida w'igitangaza. Aturiya mu perezida wamudutiza nk'iminsi 30 cyaka mudutiza nk'umwaka umwe. Ati twebwe twabyinira ku rukoma. Ubu rero bivuze ngo agaciro abandi batubonamo twe tutibonamo byaba ari ikibazo. Twebwe ubwacu tumenye yuko dufite umusaza udasanzwe utarobanura abantu ku butoni udashyira ikene waba imbere nubwo abantu batanyurwa wakoze ibikorwa remezo akazana amashuri. Nta mubyeyi ugipfa byarira mu rugo. Reka ababyeyi ngaho reba abajyanama b'ubuzima. Nta mwana ukirwara bwaki. Zashisha kibondo zaraje. Gira inka munyarwanda. Abari bararwaye ubwoba. Turanywa amata. Umuntu waduhaye amata se n'iki kindi yatwima ko. Umuntu wahaye amata
ni iki yatwima hanyuma tuvuga iki kuri 15 z'ukwa karindwi? Kuri 15 z'ukwa karindwi mu gitondo kare inkoko niyo ngoma tukajya kwishyirira igikumwe cyacu ku gipfunsi. Yaba abadepite perezida wacu we ni ihame warangije no kumutora urebye. kandi nawe yagiye abivuga ati tuje kongera gusezeranaho ibindi bintu bishasha kubera ko ntawamuje uzongera ungabire wambaye inka ineza cyituri Zagira cyane mu rwuri rw'iwacu wambaye inka we uzangabire indi wambaye yewega waduhaye inka urakoze cyane mama Mignone turanezerewe kandi akuze umutima gasesekara inyuma. Icyo nge nasoza ndimo soza iki kiganiro nuko abantu batemera. Hari umuririmbyi wavuze ngo uzemera ngo bazemera ryari ngo kushoboye Rwanda ngo benshi barabizi nuko batagira bate nuko batabyemera. U Rwanda rurashoboye, u Rwanda rwavuye mu icuraburindi habi cyane umuntu atakwifuriza undi kojya, ariko runageze heza cyane haruta aho ibihugu byinshi bindi bitanagezwemo n'iyo jenoside, aho u Rwanda ruhagarikwa jenoside ariko bikarangira bagiye no guhagarika n'ubundi bwicanyi buba mu bindi bihugu bindi. Rero icyo ni ikintu cyiza aho ngewe nabwira abantu badashaka kubyumva, badashaka kubibona, bashaka gucagaguranisha abanyarwanda bakoresheje social media natwe turazifite, natwe tugomba kuzikoresha twubaka igihugu cyacu. Reka barameze nka ya ndondogozi y'ikirondwe yumiye kuri inka yarariwe kera. Niyo mpamvu rero tugomba kuvuga ngo ku gipfunsi oye nidushaka tuzanagenda na saa 9 na saa 8 z'ijoro kubera umutekano tugende n'ubundi ku munsi w'amatora n'ubundi saa 10 zizavuga zizaba ari yo ngoma, abantu bazaba bari ku mirongo. Ndabyibuka ubusha tujya kwitorera umusaza mu masaa 10 twari twageze ku mirongo kuri site natoreyeho. Ubu rero n'ubu niko bimeze kandi ewana ndabishimiye iki kiganiro mwateguye. Ndambara ya nderubwoba yarinze Kagame izandinda. Ndambara ya nderubwoba ndambara ndayo yarenze Kagame ndambara ya nderubwo. Ndabashimiye cyane, umunsi mwiza.